nta kidasanzwe kizaba gihari ubwo ikintu gisa nkaho kidasanzwe ni abo bantu bazaba bahurijwe kuri album naho ubundi ibindi byose bizakorwa n'ibisanzwe rero n'ubundi ushobora kugitegura neza ko amezi 3 buryo utegura ikintu nta kindi kintu ugiyeho ugasanga na wa wundi bakaba performinga agiye guperforminga afite igihunga avuga ati wenda baranzimizaho ibyuma avuga ati se abantu baritahira birasaba ko rero twubwacu tuzabanza kubaseriye mu bintu byacu niba ari amakosa yabaga niba ari ibiki byose abantu ikindi buriya nanone ku bahanzi nanyifuza kubasana abahanzi nanone bagira ama complexe utamenya yego ngo mari ngo staff zitarimo ibiceri ngo nago nazijya mu mandi yabo nibazaze nta kibazo ngo igihe umuntu abarikaragiye n'ubundi ngo agira gute bakunzi bahuri bacu TV rero twari tugarutse kandi dukomeza turakomeje n'ubundi n'umutumirwa wacu ku murongo wa telefone Jayden Dorapa ndakumva cyane ruti hanyuma nubwo ibikorwa turimo dutegura bikiri mu mitwe yacu cyangwa se no mu mpapuro ese abenshi bazanakurikira ibi biganiro buriya abantu bakunze kwibaza batese ibyo bintu muzabikora mute ese mukorera hehe ese ubuyobozi bwanyu bwubakitse gute ese nkawe nk'umuhanzi nizihe mpungenge wamara abo bantu ibintu bitandukanye baba bibaza ni ukuvuga ngo bashonje bahishiwe kuko ibintu byose si ngombwa kubibabwira ahubwo noneho twebwe icyo tuzakora habura nk'icyumweru tuzagerageza dukora publicité bishoboka dukoresha amafoto dukoresha amavideo dukoreshe amapancarte buryo noneho byo kuvuga ngo wenda ngo mukorera he mukora mute bazabimenya icyo gihe kuko nubwo turi kuvuga ngo birasa nkaho ari ubuntu impamvu twavuze ngo ntabwo tuzishyuza kuza kubireba nuko bonjya kazaba ari umubonge noneho igikorwa kizakurikiraho nyuma cyangwa se ku nshuro izakurikira nicyo kizatwereka nyine uko duhagaze ko buriya kenshi ari igihe nanone ibintu uvuga ngo ugiye kwishyiramo amafaranga ubyishyuze wenda ikintu cy'abana dushobora kuvuga ngo wenda aho hantu kuri site tugiye gukorera bakubwira umuntu ufite wenda gucuruza icyo kunywa icyo kurya kugira ngo nabuze nyine agire gute yego n'umuntu wahageze atazicwa n'inyota cyangwa n'inzara icyo gihe wenda profit irimo niyo ngiyo wa muntu azaza acuruza ibye wa muhanzi akonsome wa muntu waje kureba icyo gitaramo akonsome na wa wundi n'abacuruzi urumva niyo avantage ya mbere irimo ibindi rero kubera ko ntacyo n'ubundi abo bandi bazaba bagufashije abo basa nk'aho ari public bazaba baje kureba icyo navuga ni uko uwo munsi uzajya kugera ibintu byose bazaba babimenye reka ahubwo dukomeze tubicisha amatsiko ku buryo bazaba bavuga ati koko ibi bintu akenshi igikorwa cya mbere kiragorana ariko iyo giteguwe neza nanone nta kabuza si ngombwa ngo uvuge ngo ku nshuro ya 10 nibwo bizakunda kubera ikize bitakunda ku nshuro ya mbere kuko burya niba waragiye ukora cyangwa ukorana n'ibitaramo byinshi nko muri Club Universitaire bajya gukora ibitaramo urabizi n'ahandi henshi hatandukanye rero ushobora gufata aya makosa yose yagiye akorwa muri ibyo bihe bitandukanye ukayahuriza hamwe noneho ukakosora mbere yuko uvuga ngo n'ubundi reka dukore bino ngo bigiye ngo kugira gute nta kidasanzwe kizaba gihari ubwo ikintu gisa nkaho kidasanzwe ni abo bantu bazaba bahurijwe kuri album naho ubundi ibindi byose bizakorwa n'ibisanzwe rero n'ubundi ushobora kugitegura neza ko amezi 3 buryo utegura ikintu nta kindi kintu ugiyeho ndibaza nubwo wundi amayeri yazamo ni make cyane atabuza n'ubundi kuri ikintu cyakorwa kandi kikagenda neza kandi ikindi wenda nakongeraho nuko nkatwe wenda tuba turi kubitegura n'abo twaba turi gukorana ntabwo umuntu burya waje kureba amenye ngo byapfiriye si ibyo mwebwe wenda harimo ukuntu umuntu bashobora kumuha iminota 3 iminota 8 yo performinga bakiyongereraho 2 wenda 10 sibyo ariko muri abantu baje kureba nta umenya ngo uyu muntu yakoresha iminota ingana gutya byose rero bizaterwa nuko twe tuzagenda tugirana ibiganiro n'abahanzi babashe kuzana ibihangano byabo nibyo twebwe ubwacu bizabanza kugeraho impinduka reka mbivuge gutyo kubera ko niba wa muhanzi muvuga ngo yarakora ku mwanya uyu nguyu yakore kuri uyu nguyu
bibafasha ubwanyu urumva ya time management yanyu bibafasha ko ibintu byanyu kuko urumva niba mugiye no gukora muvuga ngo turatangira wenda saa 8 n'urugero turangiza saa 11 cyangwa saa 12 icyo gihe icyo mubanze kurwana nacyo ni ukubanza kubahiriza igihe kuko iyo mutubahirije igihe birangira za nzego nyine mwavuze z'umutekano n'abandi mutangiye kubabangamira ugasanga na wa wundi bakaba performinga agiye guperforminga afite igihunga avuga ati wenda baranzimizaho ibyuma avuga ati se abantu baritahira birasaba ko rero twubwacu tuzabanza kubaseriye mu bintu byacu niba ari amakosa yabaga niba ari ibiki byose abantu nanone banumve ko ari ubuntu ko dushobora gushyiraho rega promotion tukavuga ngo abantu 200 ba mbere bazaza bari bihangano wenda biri bugurishwe ayo mataburo n'ibindi cyane n'imyenda y'abo bantu bakora ibintu by'imideli n'ibiki ko baza bari gucuruza sibyo ariko rero bari gucururiza ku gikorwa twe twateguye icyo gihe ushobora ngo abantu 200 bazaza bashobora wenda gushyirwaho discount bakagabanyirizwa wenda ibiciro bitewe n'iki ku byo kunywa ku byo kurya ku byo kwambara ayo mataburo se ibyo bihangano bindi ibibumbano ibintu nk'ibyo ku buryo wa muntu we watinze kuhagera nawe azahita abona ko hari ikintu yagize gute yamisinze yahombye voilà yahombye nibyo ngibyo aha ni ukuvuga ngo ibyo kuba yenda bitazagenda neza kereka hari uwatuvangiye mu bundi buryo ariko burya kenshi ibintu bitagenda neza ni ibirimo amafaranga njye niko nabibonye iyo uteguye igitaramo ushaka amafaranga kwinjiza biragorana yego ariko iyo uteguye udashaka amafaranga bigenda neza ikindi buriya nanone ku bahanzi nanjye kubasana abahanzi nanone bagira ama complexe utamenya yego ngo mani ngo staff zitarimo ibiceri ngo nago nazijya mu mani yabo ntibazaze nta kibazo ngo igihe umuntu abarikaragiye n'ubundi ngo agira gute okay niba wumva wowe nyine ibyo ngibyo utabikora uwo warenze urwo rwego ntazaze ngo yikarage yego impamvu twavuzemo twe ntibizatubuza kwikaranga yego impamvu twe twanikaranze kuva kera n'ubu turakikaranga n'ubu turimo turikaranga impamvu tukavuzemo gutya mu kiganiro ni ukugira ngo wa wundi uzabizamo azaze azi ibyo ajemo atazana kuvangira cyangwa akabona wenda abantu bari izo nyama zabo banyweye izo byeri zabo atekereze ko nyiri gutegura ibyo bintu hari agafaranga ku ruhande baguhaye okay karamutse kabonetse ko iyo nkunga ushobora kuboneka cyangwa se umuntu ashobora kwishima akavuga ati ndabaremeye bitewe n'igikorwa mwakoze mwakwicara hamwe nk'abantu mwabiteguye nyine ukavuga ati dore byavuyemo n'ibi ariko tutabikoze kuvuga ngo tugiye gusarura amafaranga muri aba bantu reka tunasabe n'abo bashoramari n'abandi bashaka kumurika ibikorwa byabo abafite umutima wo gushyigikira nyine badushyigikire iki gikorwa kizagende neza ni inyungu kuri twese ku mpande zose yego kandi hagomba gukemuka byinshi hari n'abarimo bibaza bati nyine ni ukujya kwiyamamaza gusa bidafite icyerekezo ariko turimo turashaka kwitegura kugira ngo tubivemo abahanzi bakora ibintu bifatika binyuze mu mucyo ndetse binatangirwa n'imisoro nk'uko n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi cyangwa ibindi bitandukanye bikorwa bigasora nyine bikaba biri ibikorwa bizwi dukeneye kugira aho twikura dukeneye natwe nibura 2030 nibura natwe tuzabe tuvuga tuti turimo turaririmbira kuri soundi nk'iyo ba Michael Jackson baririmbiyeho nabo ba Bomarere n'abandi mu by'ukuri ntabwo ari uko bari ibitangaza cyane birenze ahubwo icyabagize ibitangaza naho ibintu byabo babikoreye yego ntabwo kuba birababaje kuba mu 1970 cyangwa 1960 na kangahe sound yari ihari kugeza uyu munsi tutayifite hari natwe turi mu gihugu kimaze gutera imbere kiri mu nzira y'amajyambere none niba ibyo bintu byarabaye mu 1970 mu gihe ba Bob Marley bari abantu bakomeye bahuruza amahanga gute igihugu cyacu aho kimaze gutera imbere natwe tutagomba kugera kuri ibyo ngibyo byose bituruka
kuko bamwe bwo bwanyu mwabanje kwigira kuko nabo ba Bomare barabanje barigira barimenya baregerana bakora ikintu gifatika kuko Bomare ubwe nta kintu ari kugeraho ahubwo yashatse amaboko nyiramufasha urumva rero muri icyo gikorwa twateguye ashobora kuvamo na team ikaba management team y'abo bantu bose birashoboka oya byose bizakunda tuzabyubaka bizakunda kandi nta nubwo bizadutwara igihe kirekire ni ibintu byoroshye cyane yego none ikindi twaba turi kwibazaho nuvuga ngo amafaranga arimo kubera ko twebwe nuvuga ngo tugiye gushaka iyo sound izakoreshwa niba tuzakenera abantu bazaza bagaterane wenda amatente n'urugero niho abantu bazicara ayo se amafaranga azaba bigenzaho oya dukeneye ariko ku rundi ruhande tunakeneye abantu badufasha n'ubundi b'abanyempano yego nabo turabatumiye ntabwo ibyo byose nahise tuzadukora ibintu gutya twitangarize ibikorwa byacu buri kintu cyose turavunika oya tugomba kuvunika ariko ni itegeko tugomba kuvunika ariko kandi dukeneye n'abadufasha kuko oya uko twavunitse ni nako inyungu nazo ni ziza n'ubundi nitwe tuzaziryaho bwa mbere barumva rero kuba wavunika ukagiye cyo winjiza nyuma nta kibazo nta ngorane zibirimo kabisa ariko nanone nta mpamvu yo kwivuna unavunikira ubusa mu gihe cyose rero abantu bamaze kubyumva kuko na nyuma y'uko izo ndirimbo cyangwa se ibihangano bitugezeho tuzajya tugenda tubamenyesha tunababwire abamaze gutanga ibihangano byabo kugira ngo nabo yumve ko bya bintu arimo cyangwa se ibintu yagiyemo ni ibintu biri seriye hanyuma nanone ku rundi ruhande ni ukuvuga ngo igikorwa tugitangiye turi babiri bivuze ngo mu ndirimbo 10 dukeneye indirimbo 9 dukeneye indirimbo 9 dukeneye ufitemo zingahe nkagira zingahe reka dufate indirimbo 8 kubera ko tukiri babiri tunafata izindi 2 twahuriraho kugira ngo zuzure 10 ubwo ni ukuvuga ngo undi wese uzajya aboneka agatanga icyo gihangano cye tukagishima kizajya gikuraho indirimbo imwe mu zihari kuko ubu ndibaza 10 zishobora kuba zinahari yego ubwo uzajya azana igihangano muri za 10 hazajya havaho imwe ikindi wenda twakomeje kuvuga ngo igihangano aho ushobora kuba ufite n'indirimbo 5 zose ukazohereza nyine umuntu agatoramo iyo yumva nyine yazakoresha yego hanyuma nanone ku rundi ruhande ese nk'umuntu wakohereza waduha indirimbo kandi yenda hari nk'ahandi hantu iri ikoreshwa ntabwo bizatugora muri promosiyo nacyo tuza kuko twebe tuzaba dukora album kandi duhuriyeho na album ishobora no kuba yanagurishwa dushaka kubona umuntu uvuga ati iyi album ndayigura kandi ugasanga icyo gihe biroroshye nanyine gutanga igihangano nawe abazi inyungu z'ibyo agiyemo icyo gihe nawe areba hari inyungu nyine ashobora kuvuga ati jyewe rero niba iyi ndirimbo yanjye ari kuri channel runaka cyangwa se ku zindi mbuga zicuruza imiziki bitewe n'inyungu cyangwa se n'icyo kintu agiye gukuramo akavuga ati okay none ngewe iriya ndirimbo rero n'ubundi aho yari ntacyo yari imariye ndayikuraho kandi ntawe wemerewe kongera kujya gute kuyikoresha atabiherewe uburenganzira yego icyo gihe rero biroroshye kuba nyine iyo ndirimbo yahurijwe kuri album numva nta gitangaza nyine byakorwa biranoroshye ni ibintu byumvikana nuko gusa nyine n'ubundi gusobanurira abantu babisaba guhozaho kuko turi kubyumva ntitwibeshye ko n'abandi ariko babyumva hari n'ibyo baravuga ati ariko ubundi aba bajyama baba bari mu biki so waba ubundi n'ubundi uzabyumva uko bishaka uramwihorera ubu afite ibindi byo azakora afite ibindi byo akora nawe ukora ibyawe cyangwa azanakora icyo gihe uramwihorera ukagendana n'abumva yego nibyo ngibyo rero biroroshye kuba iyo ndirimbo iri kuri album nyine yakurwa aho handi cyangwa twabwiye ati okay jewe ntago nkeneye ko indirimbo yanjye rero ishyirwa kuri album yayo oya n'ubundi wavuga gutyo n'ubundi ntiyakwirirwa aza yego kuko nta ndirimbo tuzafata ngo tuyishyireho ahubwo umuntu niwe uzayizanira ku bw'inyungu abona izaba ifite rega birasobanutse ibibazo byose biri kwisubiza n'ubundi birisubiza kabisa wowe nk'umuntu wize ubukungu
ubona igihe icyo gikorwa cyaba cyamaze kujya ku murongo ubona ari iki kiza kiri imbere mu hazaza habazaba babashije guhuza ibyo bikorwa? sinzi niba turi buhuze n'ubukungu kurusha uko twabihuza n'ubuhanzi, nubwo byose bisa nkaho byungikanya, kuko icyo gikorwa mbere na mbere turi gukora ni ikigamije iterambere yego ry'umuhanzi ku giti cye nyiri gutanga igihangano, noneho kikaba inyungu rusange kuri babandi bahuriye kuri album, ndetse n'abandi bose bashobora kuzagira uruhare muri rya murika ya album. So urumva rero mbere na mbere ni ikintu gitanga inyungu ku mpande zombi, bishobora kuba atari uburyo buri financier bw'amafaranga nyine, no kuba hari izina wagize ushobora gusanga wenda umwe cyangwa babiri muri abahanzi 10 bagaragaje ibihangano byabo, yego bahavuye babonye umuntu bagomba kujya kwamamariza. Urumva deja watangiye gukerera akazi, watangiye gukerera umurimo, watangiye gutanga akazi kandi bivuye mu byawe nyine wakoze. Urumva rero si n'ibyo ngibyo, harimo abantu benshi usanga batunze kamera cyangwa se n'ibyuma bya muzika ariko badafite icyo babimaza. Icyo gihe rero ashobora kuba ati okay, wenda hano ni bangahe bashoboye kuba batunganya umuziki n'aba akavuga ati n'ubu ibyuma ndabibegure nimuze mu bikoreshe ngewe tujye tubarana gutya na gutya. Urumva rero tugiye kubara mu nyungu ho, inyungu bwazo tutaranabivuga cyane, inyungu zirimo kandi tugiye mu by'ubukungu rero, mbere na mbere twe twarabaje dushora umwanya wacu. Oya, nibyo bihangano ari byo tumaze gukora nabyo ndumva byose ubwo si ubukungu biri mu bigize ubukungu nyine. Urumva rero ni ubukungu twibitseho, ni ubukungu twibitseho. Nubwo kubona inyungu zabwo kubibara vuga ngo nda generaliza cyo muri rusange ntabwo bahita bishyira, ariko burya ikintu cyose cyapanzwe cyateguwe neza gitanga umusaruro mwiza. Rero uko twe tubiteguye neza nta kabuza 90% inyungu iraboneka. Yego, kandi nijeje ntashidikanya n'abazabigana ko bazabona ubundi. Impamvu tunavuze gutya, icyo gikorwa nta handi hantu kiraba. Oya, ntaho kiraba. Kuba rero tuba twatinyutse nyine, n'umukuru w'igihugu yatubwira ngo nimutinyuke. Mu gihe twatinyutse rero ndumva ntacyo tutashobora. Ariko uzi ikintu kijya kimbabaza, ndumva icyo gihe twari turi kumwe mu nama batubwira bati umukuru w'igihugu ati yateganyije ko nibura mu mwaka mu mwaka twari tugezemo icyo gihe hagomba kubonekamo udushya 1,500. Yego, birababaje rero kuba nta gashya na kamwe, nta muhanzi n'umwe urakora agashya na kamwe nibura. Oya, ntabwo bibabaje. Ariko barahari ntabwo bibabaje, barahari bakoze udushya, ahubwo birababaje nge ku giti cyanjye kuba nta gashya. impamvu bitababaje ruti ni ukuvuga ngo nyine twanabivuze mu biganiro byatambutse, usanga abagafashije abo bahanzi abizo nkunga cyangwa se ubwo bufasha bugenewe abahanzi bunyuraho, usanga kenshi nibo batari abahanzi kandi n'abo ngabo babunyujijweho ugasanga bari kubishyira muri gahunda zabo zidahuye n'ubuhanzi. Iyo twavuze ngo nyine mu gihe cyose ibyo bintu bitarashyirwamo umuhanzi kuko ngo abireberere mu nyungu z'abo bahanzi, ntabwo azegera yumva akababaro k'abahanzi. Ni nka kwa kundi nyine umuntu ashobora kukubwira ngo arashonje, ariko wowe ari kubibwira utarigeze uhura n'inzara, ntabwo ushobora kumva akababaro cyangwa se agahinda afite yatewe n'uko yabuze icyo kurya. Ntabwo bishoboka. Icyo gihe cyose nyine ibintu bitarakosorwa ngo umuhanzi ubwe abanze yigire, ntabwo ushobora gutekereza nyine guhanga utwo dushya, ariko ugasanga hari icyo gusaba. Kandi noneho ikiza nuko utari wenyine, ubu ngubu hari n'abandi mugomba kungikanya mugahuza amaboko. Buri wese rero muri abo ngabo basigaye n'ubundi n'abandi bazagenda biyongeraho uko iminsi izagenda yicuma, buri wese azana igitekerezo cye nyine. Kandi abahanzi n'abantu b'abahanga burya nubwo rimwe na rimwe bakora utuntu dusa nkaho hari ukuntu nyine tuvangavanga, ariko usanga kubera ko ibitekerezo bye ashobora kuba ati ngewe wenda ndaza nambaye ikabutura igice kimwe ahandi ari ipantaro, kuba atari ibi bintu wabitekereje ute. Rero ndamye nashidikanya ko uwo muntu ushobora kwambara ibirere bamuhaye amafaranga cyangwa kumuzana abo ba design cyangwa abo bantu bakora mu bintu by'imideli, bashobora gutanga igitekerezo cye no bakamudesigningira wa mwambaro we yarakeneye, kuko n'uno bwa bushobozi bugize gute buhari. Nibyo bikenewe. Nibyo ngibyo kabisa.
aha Jayden Darapa rero reka nkushimire. Yego. Ariko kandi nongere nibutse hari abantu bafite impano, hari abagiye barabyize ariko badafite aho kubikorera. Reka tubasabe batugane. Kuko yenda nk'iminsi tumaze mu muziki ntabwo ari mikeya, hari nk'igihe usanga umuntu afite nk'indirimbo nziza ariko yenda itarakozwe neza. Hakaba hari uwo muntu wize production ariko udafite nawe udafite ahakorera. Yego. Ndumva nawe yatuba hafi tukajya tuganirira hamwe tugashyira hamwe. Ashobora kuvuga ati muri izi ndirimbo hari izo numva zitameze neza reka nzisubiremo. Akandi ibyo nibyo bizagenda bikorwa n'ubundi ni album n'ubundi tuzagenda ubwacu twibinjiramo agafutu urebe nkuko twavuze gushobora kohereza indirimbo 3 cyangwa 5 tugakuramo imwe ntibivuze ko izo zindi nyari mbi aho tuzareba nyine nziza kurushaho. So rero akandi kantu navuga dusa nkaho twari tugiye gusoza tutavuzeho akantu ko gutanga nimero n'uburyo nyine bajya boherezamo ibyo bihangano byabo. Ndibaza agenda baha nimero yanjye ya telefone nkoresha WhatsApp. Yego. 07 na email ntuyisige. Email yo urayifite n'ubundi uraza kuyatashinga ku kiganiro. Yego. 0780. Yego 0780 36 36 18 18 86 86. Yisubiremo 0780 0780 36 18 18 86. Yego. Aha bakurikiye hori wacu TV rero mwabyumvise iyo nimero muyifate niyo muzajya munyuzaho indirimbo ndetse n'igitekerezo waba ushaka waba ufite. Okay, ariko ibi yo kunyuzaho indirimbo. Yego. Ibi yo kunyuzaho indirimbo ibitekerezo tuzajya tugira umwanya wabyo ndetse n'umunsi wabyo. Ubwo na email turaza kuyibashyira ku kiganiro baraza kubibona. Yego. Aha. Reka nkushimire rero Jayden, ubwo turasubira mu bindi biganiro bikurikira. Sawa. Yego.